Hello ladies and gentlemen, this is Emere Show Official. Turabashimiye cyane mwebwe mukomeza kubana natwe n'ubundi tukaba twongeye kugaruka n'ubundi ku gace gakurikiyeho ko gusobanura amazina. So n'ubundi turagarutse nk'uko dusanzwe tubana. Gusa dushimiye mwebwe mukomeza kudukurikira mukurikira ibiganiro byacu. Kangire nti murakoze cyane. So dukomeje rero kaduhere izina trésor. Iri ni izina rikomoka ku rurimi rw'igifaransa trésor cyangwa se mu cyongereza treasure, rikaba risobanura ubutunzi. Iri zina rikaba rikunze guhabwa abantu b'igitsina gabo. Hano rero twaba dufite imwe mu myitwarire ikunze kurangwa n'abafite aya mazina. Ba trésor bakunze gutuza cyane ku buryo utamenya icyo batekereza. Trésor ni umuntu ukunda kwihugiraho cyane, ndetse bakunze kuba bafatirana amahirwe yose babonye, kabone n'ubwo bafiringa ariko bayabonye bakunze kuyafatiranya cyane. Bakunze gushyira umutima ku byo bakora cyane ko aho baba baravuye hakunze kuba ari habi, bityo bikabatera gukora cyane kugira ngo batazasubira aho ngaho bakomotse. Trésor kandi ntibishingikiriza ku muryango, ahubwo bishakira ibyabo, bishatse kuvuga ko bicira inzira batagendeye ku muryango bakomokamo. Dukomeje rero n'irindi zina tugufitiye hano n'ubundi, irindi zina ryitwa Didier. Didier iri ni izina rifite inkomoko ku rurimi rw'ikilatini. Iri zina rikaba rikunze guhabwa cyane abantu b'igitsina gabo, rikaba risobanura uwifuzwa cyangwa se uwari utegerejwe. Ibintu cyangwa se imwe mu myitwarire ikunze kurangwa na ba Didier. Ba Didier bagira uburyo bwihariye bwo gukora, bakunda kugira umutekano, barangwa no guteza akavuyo, bagira ukuri. Ikindi kandi ba Didier bakunze kuba ari abantu biyemera, baharanira kumvikanisha ibitekerezo byabo, kabone n'ubwo byaba atari byo ariko mpaka bakabyumvikanisha. Bisanisha n'igihe cyose umuntu w'inshuti yabo aba arimo, haba nko mu kababaro cyangwa se mu byishimo. Irindi zina tugufitiye hano ni izina rya Clovis. Clovis iri ni izina naryo rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini Cordovicus, ndetse rikaba rikunze guhabwa abantu b'igitsina gabo. Iri zina rikaba risobanura umurwanyi uzwi. Ba Clovis rero bakunze kugira igikundiro. Clovis ni wa muntu ushyira mu gaciro adashyizemo ibikabyo cyangwa se amarangamutima, ku nzira zose yacamo kugira ngo agere ku ntego ye kandi mu buryo bufatika. Ntago ashiturwa n'ibije byose kandi nta nubwo apfa gucika intege. Ibi bigatuma kenshi agera ku nzozi ze. Clovis kandi ntago agendera ku bitekerezo by'abandi, ahubwo we aharanira kwihangira ibyo bitekerezo, ndetse ntago ari nyamugi iyo bigiye. We akomeza inzira yiyemeje uko byagenda kose. Iyo agusezeranije ikintu, Clovis ni wa muntu ugishyira mu bikorwa. Agira ikinyabupfura ariko akagira ikibazo cyo kutamenya gutegereza, kuko yanga umuntu cyangwa se ikintu cyamutesha umwanya. Ntajya yihanganira akarengane, akoresha uburyo ubwo aribwo bwose kugira ngo umuntu uri mu karengane arenganurwe. So ko niko gace ka gusobanura amazina ndetse na bimwe mu bikunze kuranga bafite ayo mazina twari twaguteguriye uyu munsi. N'ubundi kanongere ngire nti ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo ishyira muri comment kugira dukomeze tubane, cyangwa se habaye hari inyunganizi cyangwa se izina ushaka ko dusobanurira,